hari igihe nyura umugabo tukaryamana, twamara kuryamana akanyambura ya mafaranga agasohoka akagenda, ugasanga akoreye aho ngaho kandi ntago mbikunda. Ibintu byose mbikora kugira ngo umwana arye. Ingaruka zingiraho nuko ashobora gucyura umugabo, umwana aryamye hano mu nzu, kandi kumukoreraho uburaya ntago ari byiza, kandi no mu gashamburete gatoya. Byukusenge Hadija kuri batuye mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, avuga ko yabanaga n'umugabo, gusa uyu mugabo akaba yari yaramubeshye, yarashatse undi mugore gusa akaza kumuta, ndetse uyu mugore yataye akaba bari barabyaranye n'umwana ariko ufite ubumuga, bityo ngo mu gihe bari baryamye bagiye kubona babona umugore wa mbere azanye uruhinja ahita amuta aho yabanaga n'uyu mugabo. Papa we twarabanaga, tumaze kubana amisha yuko afite umugore, nza kubimenya nyuma. Umugore abaririza ahantu tuba, aza kunjugunyira wa mwana, aze kumunjugunyira umwana ndamufata ndamwakira mwitaho, udufaranga nari mfite turanshirana. Nyamara ariko uyu mugabo yaje guta n'ubundi uyu mugore wa kabiri bari barashakanye, amutana n'uyu mwana wari ufite ubumuga nyamara atari nawe wamubyaye. Kuri ubu ngubu ngo ubuzima bukaba bukomeje kumukomerana. Mfite umwana ubana n'ubumuga, afite imyaka 4, ntagenda, ntahagarara, ntavuga. Nagerageje kujya kumuvuza guhera mu kwa 4, nuko nabuze tike yo kumujyana. Nyamara ariko yabonye mama w'uyu mwana amutaye ndetse na papa we bose bagiye, uyu mukobwa asigaye wenyine, agiye mu bijyanye no kumesanga, intoki zitangira gucikagurika, ahitamo guhita yinjira mu buraya ngo kugira ngo abone ikizabasha gutunga uyu mwana ufite ubumuga bukomatanyije. Tumaze kunshirana nibwo nangira kujya gukora ibiraka byo gufura imyenda, kubera intoki zacikagurikaga cyane, mpita nishora mu mwuga wo gukora uburaya kugira ngo umwana abashe kubeho. Hari igihe nyura umugabo tukaryamana, twamara kuryamana akanyambura ya mafaranga agasohoka akagenda, ugasanga akoreye aho ngaho kandi ntago mbikunda. Ibintu byose mbikora kugira ngo umwana arye. Kuri ubu asaba abafite umutima ufasha ndetse n'abagira neza kuba bamufasha akabona uburyo cyajya kuvuza uyu mwana, ndetse akabona n'ibimutunga, dore ko yagerageje kumuvuza ngo ariko amafaranga akamubana iyanga. Ikintu nifuza ko bankorera ubuvugizi nuko bamuvura akagenda akitwa umwana nk'abandi, kandi umwana wese agomba kugira uburenganzira, bakama n'ikintu cyamutunga. Mfite icyizere cy'uko umwana bamukurikiranye yakira, bambwiye yuko yakira, arumva ariko ntabasha kuvuga. 079 6 6 61. Amazina n'uw'amahoro Eveline. Abaturanyi be nabo bamusabira ubufasha ngo uko ubuzima bayeho ari bubi. Mu by'ukuri ngiye kuntu naranabyumvishe biranangaza cyane kubona umukobwa nk'uyu, ni umumama yigarakuze ariko ni umukobwa nta nubwo aranabyara. Nk'umubyeyi numva ngize emotion, aritanga n'ibyo akora nyine no muri uwo mwuga mu bugayitse w'uburaya kugira ukore, abagira ngo uyu mwana abone icyo kurya. Uyu mwana aranywa cyane, yanywa amata, pampa arabona akahindurirwa buri kanya. Ni ukuri mbona akeneye ubufasha, wabagira umutima ufasha, wabona iyo pampa, wabona amata, wabona mbese barako n'inzu nyine nayo irabangamye, umwana musiga mu nzu yajya ku muhanda, umwana akarira. Ubuzima bayeho buragoranye kugira ngo uriya mwana arye cyangwa asabeho, acuruza umubiri we. Ubuzima bwo kwicuruza nta buzima rwose, nta na buke. Amureze imyaka 4, yamutanye ari uruhinja rw'amazi rwose, nta kintu afite. Umuryo umuntu umenya ibibazo bye kandi nawe ukabona akanamureberera. Nta kintu afite. Nanjye nabaye mu cyiciro cya mbere, nanjye nta kintu mfite akamatora ndemera ngacamo kabiri turakagabana. Nyamara ariko ngo no mu nteko y'abaturage yagejeje iki kibazo ku buyobozi bw'inzego z'ibanze, bamwizeza ko ngo bagiye kumufasha, ngo ariko kugeza ubu ngubu ngo nta kintu na kimwe baramufasha. Twe dusanzwe tubona nta mwana afite, nyuma tuza kubona afite umwana ufite ubumuga atarabyaye. Nyuma yaho rero
abivuga no mu nteko y'abaturage. Mu nteko y'abaturage bamubwira ko bazamufasha, ariko kugeza iyi saha nta kintu baramufasha. Uriya mwana ahantu akomoka, uriya mwana afite nyina rero yaramufashe amuterera se. Ise nawe kubera ko yaraziranye n'uriya mudamu, nawe isarangije araza nawe aramumuterera ataramubyaye. Uyu mukobwa amaze imyaka 4 arera uyu mwana akaba afite uwo mugabo ukomatanyije, niyumva navuga yewe ntabasha no guhagarara. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.